Pilato azanye Yesu amuhagarikanye n'umugabo witwa Baraba w'ibandi navamo mu rwego rwo hejuru. Azi neza ko baza kwemera hakarekurwa Yesu, Baraba bagiriye nabi bakavuga ngo nabambwe. Pilato byaramutunguye, yarabwiye ngo ari uyu Yesu wa wundi wabazuriye abana, wa wundi wabakijije indwara, wa wundi wabahaye imigati, ari n'Abaraba ibyo bakoreye murabizi nimwe yabikoreye, ndarekurane mbambeni. Pilato atungurwa n'igisubiza abantu batanze, ariko Imana ishimwe ko aricyo batanze. Kandi icyo bagomba gutanga ntabwo bari kubambisha mwene se. Muranyumvishe buryo Baraba yari mwene se, yari mwene se ntibari gutuma bamubamba. Ahubwo wakwera ko umucyo wanga umwijima, ntabwo umucyo ukundana n'umwijima. Noneho Pilato avuga ati noneho ndarekurane mbambene, bose ngo bavugiye icyarimwe hatavuyemo no kubara inkuru, baravuga ngo Yesu w'i Nazareti nabambwe. Pilato aratungurwa, ariko n'Abaraba baratungurwa. Muri kunyumva? Niba hari umuntu watunguwe bikomeye ni Baraba, kuko Yesu we ntiyatunguwe. Yesu yarazi ko ariko baza kuvuga, kuko yarazi ko atarabavandimwe be, yarazi ko abangaba nabo ngubu ndebye gato ko ntibanyica. Yarazi rero ko nta muntu wamuvugira muri bo. Uwatunguwe rero ushaka kuvuga ni Baraba. Bamaze gusubiza icyo gisubizo nta kundi byari bugende, hagomba gufatwa Yesu, yahise anafatwa bajya kumubamba. Baravuga ngo Baraba noneho natahe. Muri kunyumva? Dosiye yose yari mu rukiko kuri Baraba yarahanaguwe. Muri kunyumva? Ibirego byose Baraba yashinjwaga byahise bivaho. Turi kujyana mumbwi. Hari ikintu Baraba yatanze, hari umuntu Baraba yaterese, hari uko Baraba yigize. Baraba yahagaze uko ari, ahagara hari umunyabyaha wujuje ibyangombwa. Nibaza ko bari kuvuga ngo turicane turekure nde, nibaza ko umutima wa Baraba uri gutimbya. Ari kuvuga ati noneho birarangiye, ntabwo bandekura uyahane, kuko nawe yarabizi ntibandekuriye hano. Ariko atungwa no kumva bavuze ngo Baraba natahe. Ariko ni gushaka kuvuga ngo Yesu ni umwere, Baraba ni umunyabyaha, ari we wowe utarizera Kristo. Muri kunyumva? Ari we wowe namusobanura udafite ubugingo buhoraho, ujya wumva utazajya mu ijuru. Ariko Imana ishimwe ko Baraba amaze guhagararana na Yesu, urubanza rwa Baraba rwarangiye. Muranyumvishe? Ntabwo muri kumva uburyo aho hantu habaye ingurane, ntabwo muri kumva kumwe yazize ibyundi, ntabwo mwumva neza ko Yesu yagiye kumanikwa kugira ngo Baraba atahe. Ubwo Baraba ndi kuvuga nawe wigire we, uburyo utirije munyabyaha noneho. Kandi nabwo uramutse wumvisha utari umunyabyaha, wirebere ku bihamya, utagize ububaza wirebeho gusa. Wibaza atari kubundi niwe cyangwa si ndiwe. Ibyo ntibigombera kwibaza rero, kuko umuntu wese wabaza ukamuhagarika unamutunguye, ukamubaza ati ese uri intungana, uvuga ati ahita kwiyama nk'umuntu ugiye kumugirira nabi. Urakoze cyane. Biratumiye karindwi ka 70. Ubwo rero ubwo ubyemera kuri umunyabyaha, bidashingiye ko babikwise, bidashingiye ko hari n'ibyo wagaragaye uri gukora, ahubwo bishingiye ko uvuka kuri Adamu, kuko nicyo cyakugize umunyabyaha n'ubwo utabizi. Wagize umunyabyaha nuko ukomoka aho hantu ku munyabyaha witwa Adamu, akoze icyaha nawe umunyabyaha, na niyo mpamvu ubwo buzima bwe wanuye wavukanye buhora bugukoreramo, ugakora ibyaha utabishaka, ugakora ibyaha utabyifuza, ugakora ibyaha wumva utabikunda, ariko ukisanga wabikoze. Nukube urakoze cyane. Niyo atabikora aba ari umunyabyaha. Ibyo birumvikana neza rwose, kubera ko indayiciye hano ku muhanda baravuga ngo ngiyo biratambuka, burya se biri gusamba none se ni ariko kuko ariyo niyo isambanye idasambanye ni indaya. Nuko umunyabyaha ni gutyo, ntabwo ugirwa umunyabyaha nuko wabikoze. Icyo ni ikintu ugomba kumenya. Nyamara ibintu byaraguhemukiye bikubwira ko iyo wabikoze uba ubaye umunyabyaha, wabyihana ukabaye intungane. Ntabwo ari byo, kubera ko icyaha nyirizina
nuko uvuka kuri Adamu nta n'ikimana ikubaraho birika cyita icyaha cyicisha cy'inkomoko mu Gatolika bivuga neza ko ari icyaha cy'inkomoko. Icyo rero n'ikimana ikubaraho ikakwita umunyabyaha. Tubyumvikaneho neza ko utagirwa umunyabyaha n'ibyaha wakoze, ahubwo ugirwa umunyabyaha nuko uvuka ku munyabyaha. Birahagije, ni ubuzima wavukanye utabasha guhindura no gukosora keretse Imana ikubyaye ubwa kabiri. Kavuga nti rero bene uwo muntu niwe Yesu yaziye kugira ngo uhagararane na Yesu, Yesu abambwe nawe utahe. Icyo cyararangiye rero, Yesu yaragikoze. Umenye ngo ninjye baraba burya ndabimenye ko Yesu yagiye mu mwanya wanjye. Nari nababwiye nti mwumve neza ingurane yabaye aho hantu. Uwagombaga kubambwa yaratashye kubera ko hari undi bari bahagararanye utagira icyaha. Kutagira icyaha kwa Yesu burya kwabazwe kuri Baraba, barabataha ari umwe. Nari mvuze ngo kutagira icyaha kwa Yesu kwagiye kuri Baraba, barabataha ari umwe. Ibyaha bya Baraba nabyo byagiye kuri Yesu, Yesu arabambwa. Amen. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari kumva umuziki ahubwo barabisanga wumva amagambo. Kera hari ibintu twavugaga by'amasengesho, hakaba ibintu byitwa amandiko. Sinzi wenda hari ababizi, n'utuntu basharabagaga bakavuga ko ari Imana ivuze, tukazajya kubisengera twihisha iminsi 3 ngo Imana idusobanurire ibiri muri utwo dusharabage turi ku gakaratasi. Noneho twafata utwo dukaratasi tukaturambika hasi ku kirago, tukatuzenguruka. Twamara kutuzenguruka tugatera iyo ndirimbo ngo biranyobeye biratangaje. Umuntu yatarahishirwa Yesu aba arijije, byabicuritse. Urumva icyo ivuga, uwo muririmbyi yaratangajwe n'ukuntu Yesu yamukunda. Yishizeho ibyaha bimutangaje. Twebwe tukavuga ngo biratuyobeye turi kuvuga ibiri mu dukaratasi. Urumva ko niho rusishe rwose, nta hantu bihuriye nta nabusa. Kandi gutyo umuntu aba ameze yatagira Imana, nuko umunyedini aririmba buryo aririmba ibintu ntabyumve, kuko ntiwakumva uburyo abantu bose hafi ya bose bagira amadini bazi uburyo umurongo uri muri Yohana 3:16 uvuga, bakaba badakijijwe ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Si gutyo ubu ndakeye aho mwese mwabivugira cyane. Nyamara uko kuntu uwo murongo uvuga niko gakiza ubu. Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu, kugira nyine ngo guhanirwe, ngo nawe numwizera ubone ubugingo buhoraho. Hepfo haravuga ngo utamwizera, umwizera kuko ntakirwaho iteka. Ngo ariko utamwizera amaze kurikirwaho. Kubera ikizi? Kuko atatuye se? Oya. Kuko ataririmba se? Oya. Ahubwo ngo kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege.
nicyo gituma ari Yesu uzakiza abantu b'ibyaha byabo. Nicyo gituma urupfu rwa Yesu rwarishyuye, yarakwishyuriye kugira ngo ijuru ribe ryawe ku buntu. Nta kintu utanze, Yesu ijuru yararyishyuye, ikibazo ni wowe ngo winjire. Kandi kwinjiramo si ukundi, emera ko nk'uko ibya Yesu byagiye kuri bari bagataha atagongera gupfukama ngo bamusengere. Turabya dore ko ntacyo ari ikindi gishukanye nacyo ngo umuntu ngo napfukame bamuzungurukira murambike bigaza ngo ibyaha biravaho. Uwapfukamye hano akabikira nshyira urutoki hejuru, urapfukama ugapfukama kujya gukora ibintu. Nta n'umwe ubuhamya ariko batizwa, ariko ubuhamya yaravuze ngo iyo yabaga ari kwihana ngo yarihanaga agasaba n'imbabazi ngo ari kumva bagira vuba akazakora ibindi ari kugambirira ejo. Kandi gutyo umunyabyaha bameze yego ntiwumva se ko nyina ari umunyabyaha imbere bidashingiye no ku byo wakoze. Ntibigombera gukora ibyaha utanabikoze uri umunyabyaha. Ihene ihebeba kubera ko ari ihene. Urakoze cyane. Bihindutse yego, ahubwo guhebeba ni ikimenyetso gusa cy'uko ari ihene. Urakoze cyane. Ubwo uravuze ngo umunyabyaha akora ibyaha kuko ari umunyabyaha. Ntagirwa umunyabyaha nuko ari kubikora, ahubwo kubikora kwe kwerekana uwo ari we. Ari gutanga umugabo ati dore ndiwe ikimenyimenyi dore ndangana, dore ndiwe ikimenyimenyi dore ndabeshya, ikimenyimenyi dore ndarwana, ikimenyimenyi dore si mbese nuko bimeze. N'ubuhamya bwawe uri kwitangira ubwawe. Ubwo navuga ngo rero nta rubanza umuntu yakwirwa agirana n'undi ngo bamwise umunyabyaha. Muri kunyuka kubera ko ngewe kijya kintangaza nuko kubwira umuntu ngo ni umunyabyaha abona umubwiye nabi, ariko aho yabyiyise we yumva ari sawa. Kuko arabati ngewe ndi umunyabyaha da, none bivanga kubyiyita, nyamara kubyita ariko gukomeye, kuko bikwita we yanakubeshyera. Akavuga ko uri we kumutari, ariko uko wiyise ko ubwo se ninde wamukubeshyeye ko biba bihamije neza ko uri we. Ariko icyo ndi kuvuga nuko Yesu ari we wapfuye kugira ngo igihano cye gihinduke ubwishyu bw'ibyaha wakoze. Ni Yesu wahanwe kugira ngo wowe utazaha. Ibindi bintu byose bakubwira ngo ukore uzajye mu ijuru, ibyo bintu ntacyo bimaze. Nawe uzi imyaka umaze ubikora, urabizi ko ijuru utari wowe. Waratuye ijuru ntiwaribonye, warasenze ijuru ntiwaribonye, wafashije abakene ntiwaribonye, watanze ibya 10 ntiwaribonye, wakoze byose byo ku rusengero ntiwaribonye, Gisozi yaruzuye ntiwaribona. None se niba ari Gisozi yarihangayikishije, niba yuzuye ubwo ntisingira ngo wararicyuye se. Wagombye kuba uribonye uko Gisozi none hiruzuye. Kandi nabizi yabahagaritse umutima Gisozi byo ndabizi. Ariko nicyo ndi gushaka kuvuga, va ku giti dore umuntu. Reba Kristo ni Yesu wenyine uzakiza abantu be ibyaha. Ni Yesu wenyine ubonerwamo ubugingo buhoraho. Kubyemera ni ukwemera iki? Ni ukwemera ngo ibyaha byanjye Yesu yabyishyizeho arabihanirwa. Kubyemera kwawe gutuma Yesu nawe aguha gutungana kwe, nawe ukabukwawe ukabaye intungane imbere y'Imana. Nta kindi kintu bigusaba iki kimwe, nta n'indatimwe y'igishimo bigusaba, nta na kimwe. Ni ukubyemera mu mutima, niko birivuga ngo umutima ni umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Ni gutyo.